nari mfite umujinya ko nzica mama nkanica umuryango wabo wose. Impamvu nanze kujyayo ngewe nta yindi. Kwari kugira ngo usoze umugambi mubi. Naravuze ninjyayo ntago nzagaruka ngo mbabone. Niyo mpamvu yatumye najyayo. Yego. Nari naragiye kwiga karate. Buryo numvaga nzajya mbakubita bagapfa nta hantu bafite igikomere. Mu gitondo saa 11 ndabyukanya muri douche. Ngiye muri douche kwa ko douche yari irimo na toilette yitiriduka. Irariduka ndamanuka ngwamo muri metero 18. Ndamanuka ngwa muri toilette. Maze nkigeramo numva ijwi ry'Imana rirampamagaye rirangurura cyane. Kuri muri toilette? Ndi muri toilette mo hasi. Ramviere mwana wanjye. Tubifurije amahoro y'Imana nshuti bavandimwe mwese aho muteraniye impande zose zisaho amajwi yacu y'Iyobokamana TV ashobora kugera. Nkuko mumaze kubimenyera tugenda tubazanira abatumirwa benshi batandukanye kugira ngo tubashe gukomeza kubaka ubugingo bwacu muri iyi nzira twatangiye kujya mu ijuru. Imana yasizeho umuyoboro w'ivuga butumwa mu buryo butandukanye, bamwe basanga mu rusengero, abandi basanga ku mihanda aho bari, abandi basanga ku maradiyo wicaye kuri radio yawe buratambuka ubutumwa ukabwumva n'ubukorerwa kuri internet. Twebwe twahisemo rero kunyura kuri murandasi kuri internet kugira ngo twamamaze umwami Yesu Kristo, kandi tugenda tubona feedback ko bigirira benshi umumaro. Rero murabibona kuri kamera z'Iyobokamana TV, muri kumwe nanjye BKM, iryo jwi mwumva ni rya BKM, ariko kandi turi kumwe n'umutumirwa twabatumiriye uyu munsi kuko hari byinshi afite muri we Imana yamukoreye mu rugendo rwe rwo mu myaka itambutse kugeza ubu ngubu amaze kubona imirimo y'Imana ashaka kudusangiza. Ariko mbere yuko wenda aza gutangira avuga inkuru ye yamuzanye ku Iyobokamana TV, reka ahubwo tumusabe abanze atwibwire ninde turi kumwe. Nakoze Imana Janviere, umukobwa umukristo w'Iremera. Uri umukristo w'Iremera hehe? ADPR. Yes, turi kumwe rero na Jani uturutse kuri ADPR Iremera nkuko amaze kubivuga. Yaje hano ku Iyobokamana TV kugira ngo adusangize urugendo rwe. Tugiye kumva Jani rero mu myaka nk'itatu ya Jani cyangwa 5 aho yibuka afite ubwenge kugera muri iyi myaka arimo uyu munsi wa none amaze kubona Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Hari by'Imana imaze gukora ku buzima bwe adashaka kugira ubwira, ahubwo ashaka gusangiza abantu b'Imana aho muteraniye impande zose z'isi, aho ijwi ry'Iyobokamana TV rishobora kugera. Rero ntabwo tuza gutinda mu magambo kuko sinjye ugiye kuvuga, ahubwo turagira ngo duhe mikrofone Jani kugira ngo atangira tuganiriza imirimo y'Imana mu izina rya Yesu. Turakwakiriye. Kutangira hari ijambo rijyanye n'ubuhamya bwanjye riri mu mabwiriza igice cya 3 guhera ku gice cya 3 kugera ku murongo wa 9. Shaka ko uza kudufasha gusoma umubwiriza igice cya 3 ku murongo wa 9, umurongo wa 1 kugera kwa 9. Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1 kugera kwa 9 haravuga ngo iki? Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Niko ku murongo wa 9 harangira havuze. Iyo nsanganyamatsiko
nkurikije ahantu nagiye ngwa naho ngeze bikubiye mu buhamya bwanjye uko nabivuze nitwiringiye Imana Jean Pierre ariko bakunda kunyita Jeanne. Nyuma rero navutse 92 mvuka ku mubyeyi witwa Mukagire Beatrice ariko papa nzi izina rimwe kuko ntabwo muzi. Papa ntabwo muzi. Rero mama yambyaye aba mu rugo iwabo. Amaze kumva ko atwite ngabwira umuntu wamuteye inda yanjye amubwira ko atwite aramwihakanye mama aranyanga nanjye. Mama arambyara amaze kumbyara aranta. Ese ko nta mukecuru umubyara mama we niwe wamfasha arandera amanibere. Ubwo ndi kwihuta ndagenda marana nawe imyaka 6. Mama yari yaragiye gushaka hagati aho ngaho. Hanyuma ngize imyaka 6 umukecuru kuko ari afite undi mwana w'imfubyi nanone arera aravuga ati nta mbaraga mfite zo kurera abana babiri wowe reka ngushire mama wawe. Hanyuma umukecuru aramfata anjyana kwa mama. Tugeze kwa mama dusanga mama atarigeze abwira aho hantu yashatse ko yambyaye. Umukecuru arambwira ati narinzanye umwana ngo utangize ishuri hamwe n'abandi bana. Birangije mama aramubwira ati ntago nigeze mvuga ko nabyaye utaza kunsenyera urugo. Umukecuru aramubwira ati ntago ndi bumusubizeyo n'umwana wawe. Umukecuru ari hagurutse. Mama we yarari kukwihakana. Yego. Yanyihakanaga ariko kuko atari yarabibwiye aho ngaho. Yego. Birangije umukecuru arahaguruka nyine aritabira kuko yaranshikirije mama. Aramuherekeza avuye kumuherekeza mama arambwira ngo ntago ashaka ko mpaba nihute nkurikire mukecuru atari yansiga. Nanga guhaguruka mama nkubita inkoni. Ankubise inkoni ndahaguruka ngenda nirukanka ngo nkurikire mukecuru dusubirane. Ngeze mu nzira nyoberwa ahantu umukecuru aciye. Ndakomeza ngenda tomera ndagenda kugira ngo ndebe ko ndi bumufate. Numva twari tuvuye ahantu twari twavuye kwa nyogokuru hari nko kuva nkaha ngaha ujya nko kuri Ruriba kuri Nyabarongo. Yego. Urumva ko ntari busubireyo ngenyine ngo mpamenye. Ubwo ngubwo mva nkaha ngaha ngera nka Nyabugogo nkurikiye mukecuru. Mukecuru ndamubura nyoberwa n'inzira nanone yankuye kwa mama kugira ngo wenda asubireyo. Hera mwaho hagati. Yego. Mama ayicara azi ngo nakurikiye mukecuru turi kumwe. Mukecuru nawe asigara azi ngo yansigiye mama turi kumwe. Aho ngaho rero niho natangiriye ubuzima. Ku myaka yanjye 6 ubwo bumaze kwira nshaka. Aho wari ufite imyaka 6 niho tugeze. Bumaze kwira nshaka ahantu ndara. Nibaze subundi ajya kubwira ahantu ngo bancumbikira ndagenda mpinguka ahantu ndavuga ngo nayobewe mu rugo. Barancumbikira. Mu gitondo bukeye barambwira ngo ngaho nitahire. Ndakomeza. Aho ngaho ni birebire cyane kuko namaze imyaka 3 ndi muri ubwo buzima bw'uruzero. Umva Jeanne twakuzanye hano kuri kamera ya Kamana TV wisanzura uvuge rwose uri mu nzu y'Imana uganiriza abantu b'Imana. Ndangije bukeye aho ngaho bari banshumbikiye barambwira ngo nigendere. Noneho nanagiye nta nundi mwenda mfite nari mfite uwo nari nambaye gusa. Ubwo mu gitondo bugeze barambwira ngo nitahire ngo nimeze ngiye gushaka mu rugo. Ndakomeza ndagenda. Nabwo ndagenda kuko ndibuka naragendaga guhera mu gitondo kugera nimugoroba kugira ngo nshakisha ahantu wenda najya ari kwa mama cyangwa aho navuye kwa nyogokuru. Nanone burira bwije nanone njya gushaka ahandi hantu njyama. Nacumbitse hafi cyumweru cyose. Nyuma y'icyumweru mbona ibyo bintu ntazabivamo. Nkoga nkarya ku manywa. Icyumweru.
ubwo muri icyo cyumweru kuko kera mbana na nyogokuru nakundaga guhekenya ibijumba. mbona ahantu mu gishanga kandi no kwa nyogokuru barakigiraga tukajya mu gishanga. Mbonye igishanga ahantu manuka njyayo, ngezeho mbonamo ibijumba, mbona hari n'igiti cyiza cy'umwembe nk'iki ngiki, oya ni icy'avoka. Ndagenda ncukura ibijumba, nangije kubicukura ndabironga mu mazi aho ngo mu gishanga, ndagenda ndabihekenya. Nari maze icyumweru ntarya, njya nijoro gusa ahantu nagiye gucumbika. Ndabona nibyo byiza kuruta uko najya kwirirwa ncumbika. Nirirwa munsi y'icyo giti cy'avoka, nakumva ndushye cyangwa inzara inyishe nkaba nzereraho gatoya, mfata umwanzuro yuko nzajya nurira nkarara mu giti. Ufite umwanzuro wo gucumbika mu giti? Yego. Imyaka 6 birangije ndurira ari nijoro ngo ndyame, numva ubwoba buranyishe. Ndongera ndamanuka njya gushaka ahantu nanone ncumbika. Aho nari ngiye gucumbika barambwira ngo ngo genda wakana, banga kuncumbikira. Mfata umwanzuro wo kujya kurara mu giti. Naragenurira igiti ngihoberamo hagati, nararyamye mpaka mu gitondo. Uri mu giti? Mu gitondo ndabyuka ndagenda nkaraba mu mazi hasi mu gishanga. Ndaje nyine ndavuga ndaje nkomeze ngende. Ubwo mfatiraho ndongera ndakomeza ndagenda nambaye n'ibirenge. Noneho nibwo natangiye gutekereza gusenga, kuko kwa nyogokuru twari duturanye n'urusengero, nakundaga gusenga ndi mutoya. Bibaye ku cyumweru njya gusenga, ndagenda nicara ku kirago nk'abandi bana. Barasoza, basojeje nibaza ahantu ndi butahe. Nicara ku muryango w'urusengero ndarira, ariko ntihagira umuntu byita. Ndongera kandi ngaruka ahantu muri cya giti. Nahise numva nanahakunze, narahabaye ndahaba. Iyo imvura yabaga yaguye ntago nari nkijya kubwira abantu ngo bancumbikire. Najyaga mu gikoni mu cyaro nuko utigeze uhaba. Twarahaba siho tuvuka se. Igikoni byaho ntago babikinga. Yego rwose. Biba birangaye. Agenda nkajya mu gikoni nyuma y'amashyiga nkarya nkicara nkegama ngasinzira bugacya mu gitondo. Namaze imyaka 3. Imyaka 3 irangiye kugira ngo mve kuri ubwo buzima. Nari ngize imyaka 9. Yego birumvikana. Hanyuma mpura n'umukobwa wari uvuye mu kazi k'ububoyi mu mujyi wa Muhanga. Mbona ari mwiza ahetse bag. Ndamusuhuza. Amakuru neza uvuye urambariza iki? Ninaringize ngo uvuye mu mujyi njya numva bavuga ngo uzanshakira akazi. Tese ushaka akazi ni wari umumama wanumye umukozi wa mbere ni ntaha uzaze nkujyane. Atese ufite itike? Itike se ni igiki? Ati icyo tubyiyorera. Wa mbere ubwo naramubwiye nti none se utahahe, ndamuherekeza mbona ahantu ataha kugira ngo kuwa mbere nzamusangeyo. Ku cyumweru hari kuwa 6 nibwo twari duhuye. Ku cyumweru imvura iragwa nyinshi cyane, mitanekereza ntiwakwigira iwabo uriya mukobwa nkarara mu gikoni. Wa mbere mu gitondo atancika. Ni nuko nabigenjeje, ndaramo mu gitondo ndazinduka mpita njya mu gishanga koga kugira ngo nzantware. Saa 12 nari mugezeho nsanga batarabyuka, nicara inyuma y'urugi. Birangije arabyuka atiguka, atize ko wazindutse se ko wambaye ibirenge? Ni nankweto ngira. Teka nze nitegure tugenda. Sinzi ibintu yakomeje azereramo bigera saa 6 tutari twagenda, ariko saa 7 tujya gutega. Noneho rero ahantu byankomereye kuruta ubuzima nabayemo, byankomereye ngeze mu mujyi wa Muhanga. Twageze i Muhanga harya ubwo mwavaga? Twavaga Igatumba mu Ngororero mu rugo nyina iwacu. Yego. Tugeze i Muhanga saa 9, yarafitanye ngo gahunda n'umusore w'inshuti ye. Arambwira
arambwira ati ba wicaye ahangaha, anyicaza ahantu kuri gare ku kabaraza, ansigira na bage ye. Arambwira ati hari umuntu tugiye guhura, ndaje ngusange wicaye ahangaha tugende. Numva ntabwo nari buburane ngo tujyane cyangwa ngo iki, ndicara. Umukobwa aragenda, agiye saa 10, saa 11 ziragera, saa 12, saa 1, saa 2 nibwo yagarutse. Yihebye. Saa 2 z'umugoroba z'ijoro, nicaye aho hantu. Angezeho asanga narize. Tese ko warize, nyamwana watinze na nifitiye ubwoba ati ngaha dutaha. Turataha tugeze aho ngo kwa nyirabuja yakoraga. Ambwira ati nta muntu winjira hano mu gipangu, ugiye kwicara inyuma y'igipangu, niba mara kuryama ndahita nza nkwinjize tujye kurarana mu gitondo nkujyane ku kazi. Ubwo ageze mu nzu asanga ngo ntibarateka. Sanze batarateka ajya guteka. Byose ibintu byose no kugira ngo bajye kuryama kwa nyirabuja byagejeje saa 5 z'ijoro nicaye inyuma y'igipangu. Nicuza aho najyaga, numva ibintu birakomeye. Saa 5 araza asanga imbeho yanyishe, yandi nari nicayemo muri gare, niyo nje nicara inyuma y'igipangu. Ubwo ngubwo mu gitondo saa 11 numva ntangiye kuzana gashyuhe, arampamagara ati byuka bamabuja bagiye kubyuka, ugende usubira inyuma y'igipangu, nibamara gusohoka bagiye ku kazi ndahita nkujyana. Saa 11 ndajyana nicara inyuma y'igipangu, bajya ku kazi saa 2. Numva ibi bintu sinzabishobora. Saa 2 zigeze baragenda, atanjyana aho hantu ku kazi. Akira umumama wari ufite umwana umwe witwa Teofile. Bageze barambaza ati se biteye mwana, ni byiza tuzi gukora iki? Umwana ntabwo nzi gukora ibintu byose, ariko hari ibyo nzi kandi nta na kimwe nzi. Arangije abaza umwana we yari agiye ku kazi, yari arimo kwihuta, ndibuka. Amubaza ngo Teofile uri burya icyo urumva ushaka iki? Amwanga ngo ndashaka kurya ibijumba n'imboga. Avuze ibijumba numva byenze kubiteka. Tugane Imana ishimwe. Amaze kugenda bibaye nka saa 4, Teofile arambwira ati duteke rero. Cyanye mbabura kuko sinari nzi n'imbabura icyari cyo. Ndamuga ngo nunyereke ukuntu bigenze. Angirira amakara ku mbabura, arambwira ngo ngaho cana. Ese bacana gute? Umwana arancanira imbabura, ndonga ibijumba kwa kundi k'iwacu mu cyaro. Atese bino bijumba babiteka gutya? Ni ukuntu biryoha. Kumbi barabihata. Nabyo nari nzi guhata. Ndangije ndabiteka, arambwira ngo reka ngusoromere imboga. Nsoromera imboga z'idodo zari ziteye mu nyuzi wabo nkaha ngaha. Arazinkatira, arazintunganyiriza, nyine turateka ibya saa 6. Mama yuko yatahaga saa 9. Asanga twateguye ibijumba ku meza bidahasi. Atese ibi ni biki mwatetse? Se kwambwiye ngo uzi guteka, ni bingibi uzi guteka? Ni ubwo ni mugoro barateka, dutekera neza, turabyumva. Umwana we yari ibijumba bidahase. Mu gitondo umwana ari bujye ku ishuri. Umwana ari bujye ku ishuri, ubwo mbansigaye mu rugo njyenyine none. Ibintu byose ngomba kubikora nkakoropa, nkoza ibyombo, ibintu byose nkabitunganya. Gitondo bamaze kugenda ngiye gufungura amazi kuri robine nka hariya, nsanga nta mazi arimo. Ariko muri magazine y'ibintu hari harimo ikijerekani kinini cy'amazi. Umva yari umumama uhahira arimo. Muri iyo stoke hari harimo ubugari, amakara, ibirayi, ibijumba, ibintu byose bimennyemo. Noneho nurira cya kidomora ngo ndaha amazi kubera cyari giteretse ku mabuye, kirahenuka. Yihenutse kihita kimeneka muri bya bintu byose. Ndasohoka mvuze induru, ni noneho mabuja aranyica. Abantu baraza baramira ibyo bashoboye, baba bahamagaye wa mumama, baragarutse asanga ibintu byose byangiritse. Ati iki cyana mwanzaniye mundebera ibintu kinkureye, yankubise umwuka inshuro 3 mu mugongo. Arambwira ngo ni nitengeye. Noneho rero ahantu naje kugirira ikibazo, kwa mukobwa sinamenya ahantu twaturukanye, kubera ni nko gukatamo hano muri zikaritse, urumva ugeze i Kigali ntiwamenya ngo waturutse he. Nyoberwa iwabo wa mukobwa, kandi sinari busubire kubaza uriya mugore ngo nandangire kwa wa mukobwa.
mera ubwo ngubwo noneho mbimbobo yo mu mujyi wa Muhanga. Ndavuga ni n'ubu ngiye gusima nk'ubu nari ngumenyereye, ngiye gushaka ngiye kureba ko hari ahantu mbona igishanga, ndagishaka ndakibura. Nibuze mbona abamama babiri, umwe yari yikoreye ibase y'inyanya, undi yikoreye iy'amashu. Ndavuga abo bantu bagiye mu isoko, ndabakurikira. Byari bibaye nka 3 z'amanywa. Ndabakurikira, ndangije kubakurikira ndagenda ngera mu isoko. Ngeze mu isoko ndavuga ni ntacyo nzajya ndarahanga hano mu isoko. Nagira ngo kubera nabonaga ari mu nzu, nabonaga babamo. Yego. Saa 2 z'ijoro mbona numva ikintu kiri kuvuga gisakuza, ni mikoro kuko cyo gihe nabona ari nyine. Igihe cyo kutacyageze mu kinge mutahe. Baba barakinze, umuntu abantu bose bashizemo ni karabaye ndarara he. Ubwo ndasohoka ngeze hanze numva umuntu arimo aravuga ngo tujye muri gare, ngo tujye gutega. Ntubwiyo ni ya gare ejo twaciyemo, mba nabo ndabometse. Nari nzi ubwenge kandi ndi mutoya, mba ndabometse. Maze kubomeka baragenda tugera muri gare. Ko tugezeyo mbona ahantu hari ibimodoka byinshi cyane. Ndagenda ndababwira ni nkabona abandi bari kwinjira mu modoka. Wowe urajya heye mwa? Ntago nza ahantu ngiye, ariko nabonye ducamo hano gutya. Ati we ntago uza ahantu ugiye, subira inyuma. Iyo modoka yose ngezeho kandi nta matike nari mfite, imodoka yose ngezeho bakanga. Ndavuga ubwo ndaje ndirariramo hano, nzataha ejo n'amaguru. Ubwo byari bibaye 3 z'ijoro. Yego. Hepfo ya gare y'Umuhanga hari ahantu hari bare. Yavugiragamo ikiradiyo gisakuza. Noneho ndakomeza ndabikurikirana, ndavuga ntari kundi wakwigira aho hantu hari radiyo. Ubwo mba ninjiye mu kabari. Nuko nani bari kubyina mbona ni byiza, ndavuga ni ndirarira ahangaha. Njyamo hagati mu birabyo, undi bujye mbareba neza ngo bataza kunyurukana, nambaye n'ibirenge. Bakora ibyo bakora, ibintu byose barabirangiza saa 8 z'ijoro. Bonne bya byuma barabijimije n'amatara barayajimije. Simana yanjye ni none ibintu ngiye kubona ni iki mwakabya ni bari bunyice. Uko sinatinyaga igisiba. Ko hari bingaro nyinshi, hariho n'ibimeza binini. Mbonye bose bagiye, bari n'ahandi hantu ndi burare. Bita mpengeka ikimeza kimwe nyisesekamo munsi. Ariko niho Imana yagiraga intabarire kurara aho ngaho, byari mu mugambi w'Imana. Ariko njye ntago nari mbizi. Ubwo Umuhanga no imbeho yarankubitiye, numva imbeho inkubise ntarigeze nyibona. Kandi wari waje muri Muhanga uje gushaka akazi. Saa 10 za mu gitondo. Nari navuze ngo ndabyuka mfata inzira nongere nsubire iwacu. Saa 10 za mu gitondo imbeho iranyica, ndatitira, kuvuga birananira. Mpura n'umumama, nahise nsohoka mwaho ngaho. Mpura n'umumama wari ugiye mu Ruvumera ku rusengero kuri ADPR, afite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Ndamusuhuza, mwaramutse. Ati biteye mwa? Kurimo gutitira. None se ntugiye gusenga? Ati ndashaka ko tujyana. Ati no tugenda. Niwe wari ugiye gutegura nibature. Turagenda tugeze mu rusengero, birananira, ndatitira, agira ubwoba. Igitenge yari yifubitse agikuramo arakimba. Ndifubika. Kwifubika biranga. Amikote yari yambaye, ubwo nibatura abantu babatangiye kuza. Ibintu biba birakomeye. Aravuga ati nturaguye umwana, none ndabona ameze nabi. Abantu umuntu w'umugabo umwe aramubwira nimba ari umwigisha ari bwigishe. Aramubwira ati uyu mwana ubundi wakoze neza, mutahane ugende umukarabye amazi akonje. Aho Jean wari ufite nk'imyaka ingahe? Ko urumva ubuzima bwawe bubi bwose bugoye bwatangiye ukiri mutoya, sibyo? Kandi niyo periode kugeza aho ngaho noneho
iruvumera muri ADPR bakujyana muri niba turwa ruvuye mu kabari aho wari ugize imyaka ingahe? Nari ngifite imyaka 9. Wari ugifite imyaka 9. Aha noneho ubundi ibintu by'Imana barakora umuntu bari byinshi cyane ushobora kubivuga bukira bugake. Noneho kuva ku iyo myaka 9 ndagira ngo winjire nko mu myaka 12. Uretse aho ngaho banze wumva cyangwa dushobora gufata ubuhamya bwacu tukazabiha ibice byinshi bitandukanye. Aho ngaho niho hatangiriye ubuzima bwanjye. Yego. Uwo mu mama yarantahanye anjyana mu rugo arankarabya ndaryama abari bari muri niba baza kumubaza uko byagenze. None se agataho ubwo mama wabazaho uba yaraza aho uba? Ari mama yarazi ko mba kwa nyogokuru. Yego. Ari nyogokuru yarazi ko mba kwa yarazi. Aha bose n'ayo makuru bari bafite. Hari uburyo se bwashobokaga wavugana na mama wawe? Wapi? Ntabwo. Naje kumenya ba mama ejo bundi 2010. Ni wamenye mama wawe? Ubwo twaje guhura. Ubwo rero uwo mu mama narabatekerereje nyine za nzira zose naciyemo uko byagenze. Aho kuruvumera bakujyanye muri niba turi. Nibwo narahabaye rero. Ndeko. Narahabaye mpaba nk'umwana wabo. Nahavuye mfite imyaka 18. Yego. Ubwo kugira ngo mpave nari maze kumenya ko mama abaho. Baramfasha tujya gushaka imiryango yanjye ndayibona. Tumaze kuyibona uwo mu mama umugabo we yarapfuye mwaho hagati. Afite umwana umwe w'umuhungu uba hanze mu Buholandi. Aramujyana. Amujyanye nsaba ko twajyana. Aho wabaga nyine? Nsaba ko twajyana ariko ngiye muri aho ngaho nari mfite umujinya ko nzica mama nkanica umuryango wabo wose. Impamvu nanze kujyayo ngewe nta yindi. Kwari kugira ngo usoze umugambi mubi. Naravuze ninjyayo ntago nzagaruka ngo mbabone. Niyo mpamvu yatumye najyayo. Yego. Ndagenda baragenda iyo nzu yabo mukuru wiwe niwe waje kuyituramo ariko nawe azi ko ndi umwana waho. Arigendera icyo gihe bajya kugenda bansigiye amafaranga 300,000. Anga kuko wabaye umwana wacu ntabwo twagusigura kuzerera gutya. Ambwira ngende ncuruza butike. Urumva mutanangira ubuzima. Curuza butike ndanje kwicuruza nyane mfite amafaranga noneho njya mu rugo ndabireka njya gukorera mu rugo iwacu Ngororero. Aho uvuka? Kugira ngo mbegere neza nzabona uko mbica. Yego. Ndangije ndagenda njyayo. Ariko hagati aho ngaho nari naragiye kwiga karate. Buryo numvaga nzajya mbakubita bagapfa nta hantu bafite nyine. N'ubundi wagiye kwiga karate ugifite wa mujinya mubi kugira ngo karate wayize nk'igikoresho kijya uzabarangize neza. Kuko narabangaga bituma ujya kwiga karate. Nangaga mama nanga nyogokuru nkanga n'abantu bakomokaho bose. Yego. Nyine njya kubegera. Ngiye kubegera Imana ariko yarankundaga ngaho kuko nakundaga gusenga. Umuhanuzi akaza akambwira nzakugirira neza uzamera gutya bizagenda gutya mwana wanjye. Imana nayo yabonaga ko mfite umutima mubi. Noneho ubwo ni birebire hashize nk'amezi 4 mba mu cyaro. Ndavuga nereka ngiye gusura hantu nabaga kuko umufamiliye wabo niwe wari waje kwituramo iyo nzu. Ariko ndi bugaruke. Navuze ndibuza n'uburozi ndibukuru uburozi mu mujyi. Nze mbose mbica uko byo kurwana nabonaga nabivamo byazanduye. Ndazamuka rero nze mu mujyi Muhanga mpageze. Rero ntego y'ubuhamya bwanjye. Iri nuko umuntu wese uri kunyumva abantu bose bankurikiye. Umuntu utagira umutima w'imbabazi ntabwo azabona ijuru. Amen. Izo mbabazi uraza kuzigeraho. Iyo ntaza kubabarira ntago mba nkiriho. Yego. Ndagenda njya kubasura ngezeyo. Nagezeyo nijoro mfite amafaranga ndibona arangure mu gitondo nkongera ngataha. Mu gitondo saa 11 ndabyuka njya muri douche.
ngiye muri dushe kwa ko dushe yari irimo na tuwarete yitiriduka irariduka ndamanuka ngwamo muri metero 18 ndamanuka ngwa muri tuwarete maze nkigeramo numva ijwi ry'Imana rirampamagaye rirangurura cyane uri muri tuwarete ndi muri tuwarete mo hasi riramviyera mwana wanjye urinde ndanekereza nta papa ngira kandi iryo jwi ndumva ari ry'umugabo ibyo ni dayimoni mw'izina rya Yesu ndavuga ati rata Mana unyeze ubugingo bwanjye untunganye nguye muri wesi n'ibintu byanjye byose ntaye ntanishe na mama iryo jwi rirongera riraceceka isengesho haciye hakanya rya jwi rirongera riragaruka Janvier mwana wanjye ntikarame urababarira mama wawe uvemo hano yego niyo mpamvu naguye mu yego mu gihano cyanjye ari iryo jwi ribinyibwirira kubera muri tuwarete habamo umwuka uburyo urengeje iminota 10 watuturika nangije ndavuga nti Imana ndamubabariye ariko mvemo hano hantu nuko navuze nyine bitamvuye ku mutima Imana ihita ibona ko mbivuze bitamvuye ku mutima ndazahita niga ubwenge ko muri tuwarete habamo twenge bafatamo bazamuka bafatamo ndazamuka ngeze nko muri metero 1 mpinda umushyitsi hano mu mavi no mu nkokora ndongera nsubiramo nsubiyemo rya jwi riragaruka ubwa gatatu kugiye kuvugana nawe ubwa nyuma n'ubwa mbere urababarira mama wawe uvemo hano hantu Imana irimo gushaka ngo babarire hanza n'uko mutwe ndabitekereza ntanumva nshatse kwituma ndicara n'ubundi ndi muri tuwarete ariko icyo kintu cyari kinini cyane ntabwo umwanda wigeze utarukira ntagiye ngihagarara hejuru inanwa vreba ni ya fera beto yanyinjiyemo bayinkuriramo hano ndi kwa muganga yego madangije maze kwituma numva nitumye ikintu cyari kimboshye ku mutima numva kimvuyeho mpita numva ngize imbabazi mpita numva mama ndamubabariye ndanamukunze mama mpita mvuga ngo Imana ndamubabariye n'abandi bose ndabababariye Imana ihita ibona ko mubabariye nkimara kubivuga nabonye imigozi 3 bohereza imigozi 3 mbona bacanye ibitara binini cyane hejuru yanjye abantu bari baje kunshaka barandeba nanjye ndareba ngo wewe ngaracyari muzima wa mwana ndazamuka ubwo nari maze kugira imyaka nicyo nangiye kubaza ati aho ni mu myaka ingahe nari maze kugira imyaka 20 yego bati wa mwana aracyari kandi aho uri aho wavukiye muri yego ndaho navukiye ariko nari naje mu mujyi nje gusura ahantu narerewe nshaka no kubyuka ajya kurangura mu gitondo ubwo bamaze kohereza iyo migozi umwe barambwiye ngo nyinjizemo amaguru ubundi ngufate mu ntoki baranzamura ngera hejuru ngeze hejuru nagiye muri koma nayimazemo iminsi 3 CHK nakangutse ariho ndyama yego Jane uvuye bagukuye muri tuwarete kubw'amahirwe y'Imana uvuyemo aho ryajwe ryagusangaga ngo barire mama wawe imbabazi koko wemeye kuzitanga uvuyemo uje muri CHK niho warugeze uko ukomeza ugatubwira ndi muri CHK umumama waho ngaho ngo naguye muri tuwarete baramufashe bajya kumufunga kubera namaze iminsi 3 muri koma ntabwo nari nzi byari byo bajya kumufunga bavuga ngo niwe wantayemo urumva ikintu cyabereye mu gipangu cyawe ntabwo byarangira hatakugizeho ingaruka nkangutse abantu baza kumbaza uko byagenze mbabwira ko namanutse nkajya muri tuwarete babwira ko numvise ijwi ry'Imana arimbwira ngo nimbabarire nyine bamenye ibyari byo ubwo CHK ngaho namaze amezi 7 muri amezi 7 mama ntago yaraza ahantu ndi kandi nta na telefone bari bafite ngo bari bumenye ibyanjye muri amezi 7 arangiye urumva nari narasize butike yanjye mu rugo mu cyaro ngezeyo ndataha ngezeyo nsanga ibintu bishizemo abyari bisigayemo bya nyuma nibyo bankoresheje kugira ngo nondoke ubwo amafaranga bararangiye
arangiye mbona mu cyaro ntazahaba ntarahamenyereye, mpita mfata ndavuga nereka nigira i Kigali kwa musaza wanjye kuko nari naramenyanye n'abantu ndaho ngaho. Mfite musaza wanjye uba hariya ku Gisozi, njya kubayo. Noneho ubu twari tugeze uza kuba i Kigali kandi naho wahahuriye n'ibintu byinshi bikomeye. Bakunze b'iyobokamana TV, ubu buhamya bw'uyu mwari wacu turi kumwe kuri kamera z'iyobokamana TV, tubabwire ko bugizwe n'ibice bibiri, ndetse kuko ubu ngubu tugiye kurangiza iki gice cyacu cya mbere cy'ubuhamya bwa Janvier bakunda kwita Jeanne nk'uko yabitubwiye. Ageze i Kigali, noneho yavuye muri CHK, afashe umwanzuro wo kuza i Kigali gusanga musaza we. Yahuriye n'ibintu bikomeye n'ubundi muri Kigali, ntabwo yageze aho atubwira uburyo yapfuye n'ubundi akazuka, bakamushyira muri morgue, baje kureba muri morgue ngo bakuremo umurambo we bashyiremo undi, bari bagiye kujya kumushyingura akazuka. Ntabwo ibyo bintu yari yabigezeho, n'indi mirimo itandukanye Imana yagiye umukoreye. Rero tubagejeho igice cya mbere cy'ubu buhamya bwa Jeanne, ariko tubaye promesse ko tuzakomeza kubakurikirana ubuhamya, tukabonana n'ubundi mu gice cya kabiri akomeza kuduha ubuhamya. Rero ndumva twasoreza hano ku bijyanye n'iki gice. Twari tugeze Jeanne yavuye muri CHK aje mu mujyi wa Kigali kwa musaza we, aho n'ubundi yahuriye n'ubuzima bukomeye cyane. Byose mu gice cya kabiri cy'ubuhamya tuzabibagezaho. Murakoze rero, mugira amahoro abari bakurikiye Iyobokamana TV mwese, turabakunda kandi tubifurije umugisha w'Imana. Jeanne rero ndumva kuri aha ngaha tugejeje, twasenga Imana, wasenga Imana ushimira Imana ko ayigejeje imirimo yayo. Tumaze kubwira abantu ko igice cya kabiri cy'ubuhamya tuzakibagezaho. Nanjye ndabashimiye, murakoze, kandi ndagira ngo mpumurize imfubyi n'abapfakazi ko mu ijuru hari Imana. Bahumure, Imana irabakunda. Data wa twese mwiza, urera kandi urakiranuka, uri se w'imfubyi n'abapfakazi, uri Imana imenya indushyi, uri Imana izi imitima yacu, uri Uwera wa Isiraheli, uri umutabazi. Uyu mugoroba nari ndimo ntambutse ibyo wankoreye Kristo, biracyari birebire nta hantu nari navuga, ariko kubera ubushobozi bwa Kristo niwe watumye mbawutuma ngera iki gihe. Mana ndagushimishye, izina ryawe rishimwe. Mugoroba basengeye buri muntu wese uteze amatwi kugira ngo umuhe umugisha. Uwiteka abanyamakuru twari turi kumwe nabo mbasabiye umugisha. Urakoze Kristo, cyubahiro n'icyo mu izina rya Yesu. Amen.